Hello, nk'ibisanzwe tubaye ikaze kuri Go and Study Scholarship Channel, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye rwose cyane cyane no mu gisata cy'ubumenyi. Uyu munsi rero hano hari itangazo risohotse twifuje kubagezaho ku banyeshuri bashoje 2025 nk'uko mibona hano. Call for application for admission into undergraduate academic program for Senior 6 Rivers of 2025. So hano rwose ni itangazo ugiye kubagezaho tubabwira n'ikintu gikenewe ndetse n'ibyo mugomba kwitondera kugira ngo uyu mwanya mubone muri University of Rwanda, kandi wowe rwose abonye amanota meza rwose ari yose nuze kugira ikibazo uyu mwanya ushobora kuza kuwutsindira. Icyo usabwa ni ukuza gukurikirana iyi video ugasobanukirwa buri kimwe. Dore ni itangazo ugiye kubereka neza rwose risowe na University of Rwanda. Ibi ni ubwa mbere mu mateka ubundi ntabwo byajyaga bibaho ko abanyeshuri bashoje mbere y'abandi bose batangira rimwe. Ubu ngubu rero ni amahirwe adasanzwe. Turaza kukubwira amanota wowe ugomba kuza kuba ufite kugira ngo applyinge kugira ngo ubashe gukunda. So tudatinze rero itangazo ni iringiri. Murabona ko University of Rwanda Office of the Vice Chancellor call for application for admission into undergraduate academic program for Senior 6 Rivers of 2025 academic year 2025-2026. Bimurabona cyane rwose. The University of Rwanda UR informs prospective applicant who completed Senior 6 in 2025. Ahanga University of Rwanda irimo iramenyesha mwebwe mwese mwashoje Senior 6 muri uyu mwaka wa 2025 and wish to apply for admission into its undergraduate academic program to be offered in academic year 2025-2026 in all its 7 colleges. Kandi mwese mwifuza kuba mwajoininga izi program muri izi colleges zirindwi za University of Rwanda. So that online application system will be open from 5th to 18th September 2025. Murabona ko dukora video rwose application yari yemerewe kuba yatangira kandi zasoza ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9. This application period is only for candidates who completed Senior 6 in 2025 and those with equivalent certificate from NESA dated 2025. Ahanga ya application abantu bemerewe kuyikora na abantu mwebwe mwenyine mwashoje muri uyu mwaka wa 2025 ni mwebwe mwemerewe kuyikora. Tunabamenyesha yuko Go and Study Scholarship Channel hariho rwose abantu b'inzobere, abantu bamenyereye ibintu bya application bagufasha rwose kugeza ugeze muri University of Rwanda. Urugendo rwawe rwose rukazaba amahire. Ahangahe ikintu usabwa nta kintu, turaza gutanga nomero muri description ndetse muri comment ku buryo mutwandikira, kandi dufite na WhatsApp group mwajoininga tukabafasha cyane rwose gukora application. So minimum entry requirements specific for each undergraduate academic program. Hani bisabwa kugira ngo uje muri buri program bitewe n'ibyo wize muri Senior 6 biba bigiye bitandukanye, biri specific. So kandi babyabaye published on your website alongside this call and admission section. Iba published kuri website ya UR. Website ni ingi mubona www.ur.ak.rw. wanyura ukabona byose bisabwa ndetse n'abari muri group yacu byose babonera ku gihe. So minimum entry requirements specific which bingiye twabisomye. Then the University of Rwanda academic program are very competitive with limited places. University of Rwanda irahatanirwa rwose dore ko imyanya ibihari naga bari imyanya myinshi cyane ijyama abantu bitwaye neza batsinze. Byo ni ibintu rwose byumvikana. So for national applicants, click on new application and complete biographical. Hanga ibingibi byose turabafashamo abantu mwashoje uyu mwaka, tugiye kubashakira amareg number ndetse n'amapin ahasigaye n'izindi process turabafashamo. Tubibutsa yuko nk'uko bigaragara after generating your reference number, paying and refundable fees, iyo maze kubona reg number cyangwa se cyo twita registration number, ariyo number ubona washoje kuzamo biographical data zawe, uhita wishyura 500 byishyurwa kuri konti iri muri Beka cyangwa se ugakoresha urubuto
aho ku banyarwanda bashoreje mu Rwanda bishyura 5,000, abashoreje hanze bakishyura 6,000 cyangwa se international applicants baturuka muri East African Community. So after payment of application fees, wait for 13 minutes for the payment. Iyo umaze kwishyura 5,000 cyangwa se 6,000, utegereza iminota 13 kugira ngo ubwishyu bwawe bugire muri system, ubundi ubashe kuba wakomeza application. So go to the following link and by inserting your index number, make your preferable choice academic program, 3 choices. Hano umuntu waparenga muri University of Rwanda tubibutsa ko yaparenga cyangwa se afite choices 3. So for international applicants, whereas national applicants with equivalent bitwaye babwiye rwose ahangaha nta kindi bisabwa. Murumva ko rwose ritangazo nibwo rigisohoka, ahangaha tugomba kubafasha ndetse n'amanota ufite yose ugomba twandikira kuri namba yacu turibuze gushyiraho, tukagufasha kureba ibyo ugomba gushyiramo kugira ngo wongere amahirwe yo kuba waba admitted muri University of Rwanda. Itangazo rwose ni iringiri nibwo rigisohoka, ngira ngo murayibona. Guideline for payment, ahangaha ni uburyo ugomba kwishyuramo. Wakoresha wishyura bya 5,000 cyangwa se 6,000. Ushobora gukoresha urubuto system accessible for both national and international candidates. Waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze, urubuto system rurakora rwose, aho wishyura unyuze ku kanyenyeri 775 akanyenyeri 5 urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Cyangwa se ukishyura ukoresheje konti dusanga muri Beka. Iyo konti dusanga muri Beka rwose nayo uyishyura bya 5,000 cyangwa se 6,000 kugira ngo ubashe kuba wakomeza application yawe. Tukwibutsa yuko iyo utishyuye 5,000 cyangwa se 6,000 ntabwo ubwishyu bwawe bugera muri ntabwo wabasha gukomeza application, bityo rero uba ugomba kwishyura ayo mafaranga. Kandi tunakubwira ko iyi application ya UR nkuko tubizi bifasha ibintu byinshi abanyeshuri bifuza gukomeza rwose. Inama twabagira nuko mugomba kumakinga sure ko yakozwe neza, uko ikozwe nabi rwose amahirwe yawe urayabura kandi wari uyafite. So ahangaha icyo tubasaba nuko muza no kutwegera tukabakurira application rwose tubafashamo neza cyane. Okay, iryo tangazo niryo twari tubafite rwose bimwashoje umwaka. Ndakeka noneho mubashije kuryumva, mwanasobanukiwe. Ahasigaye twahura muri comment mukatubaza kugira ngo mubashe gusobanukirwa, nibura ntihazagira umuntu uzabura admission yari afite amanota. So murakoze cyane, yari Go Answer Scholarship Channel. Mukore subscribe, like na share kugira ngo tujye dukomeza kubana. Imana ibafashe muri application mugiye gukora kandi bizakunde. Mukomeze mugubwe neza aho muri hose.